ese iyo umuntu ari gupfa ubwonko bwe burahagarara ku kanya cyangwa hari ikindi kintu gikomeye kiba kiri gukorwa? Ubushakashatsi bwakorewe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwagaragaje ibintu byatunguye isi. Hari abantu bavuga ko babonye urumuri rw'umweru, abandi bakavuga ko babonye ubuzima bwabo bwose mu masegonda make. Ese ibyo ni inzozi tuba turimo cyangwa ni ubwonko buba burimo gukora cyane imbere y'urupfu? Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe icyo ubushakashatsi bwa siyansi buvuga ku masegonda ya nyuma y'ubuzima bwacu iyo turi gupfa. Iyi ni Sana World Official, nge nitwa Sana, bahaye ikaze. Umuhanga mu rwungano rw'imyakura nervous system cyangwa systeme nerveuse ndetse n'imikorere y'ubwonko, Dr. Jimo Borijian yaratunguwe nyuma yo kubona ko burya ibyo tuzi ari hafi ya ntabyo ku bijyanye n'ibibera mu bwonko iyo turimo gupfa. Nubwo urupfu ari igice cy'ingenzi cyane cy'ubuzima, uko kubitahura gutyo yakugezeho mu myaka irenga 10 ishize mu buryo avuga ko bwamugwiririye. Yabwiye BBC Mundo, ishami rya BBC ritangaza amakuru mu rurimi rw'Icyesipanyol, ati twarimo dukorera amagerageza ku mbeba tunagenzura imisemburo zivubura ivuye mu bwonko nyuma y'uko zibazwe kwa muganga ibizwi nka interventional chirurgical. Mu buryo butunguranye ebyiri muri zo zihita zipfa. Ibyo byatumye ashobora gukurikirana igikorwa cy'urupfu. Yaribajije ati imwe muri izo mbeba yavubuye serotonin, ubwoko bwa acide nyinshi cyane. Iyi mbeba yaba hari ibyo yari irimo gutekereza ko birimo kuba kandi mu by'ukuri bitarimo kuba? Arasobanura ati serotonin ifite isano no gutekereza ku bintu birimo kuba kandi mu by'ukuri bitarimo kuba. Ubwo buryo bwo gutekereza cyangwa kubwirwa ko ibintu birimo kuba kandi bitarimo kuba buzwi mu Gifaransa cyangwa mu Cyongereza nka hallucination. Uko kuvubura serotonin, ikinyabutabire kigenga ibyiyumvo by'umuntu, humeur cyangwa se mood, kwamuteye amatsiko. Ati rero natangiye gukora ubushakashatsi mu gihe cyo mu mpera z'icyumweru, ntekereza ko hagomba kuba hari igisobanuro cyabyo. Natunguwe no gusanga twari tuzi ibintu bike cyane ku gikorwa cy'urupfu. Kuva icyo gihe Dr. Borijian wigisha ibijyanye n'imikoranire y'umubiri cyangwa physiologie moléculaire et integrative hamwe n'ubumenyi bujyanye n'indwara zibasira urwungano rw'imyakura, neurologie, muri kaminuza ya Michigan ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yihebeye ubushakashatsi ku bijyanye n'ibibera mu bwonko mu gihe turimo gupfa. Avuga ko ibyo yavumbuye bitandukanye n'ibyo abantu batekerezaga. Uyu muhanga asobanura ko mu gihe kirekire cyashize iyo umuntu yabaga adakoma nyuma y'uko umutima uhagaze yafatwaga mu rwego rw'ubuvuzi ko yapfuye. Muri icyo gikorwa amaso ahangwa ku mutima. Ati havugwa guhagarara k'umutima ariko ntihavugwa guhagarara k'ubwonko. Uko siyansi byumva ni ko ubwonko busa n'ubudakora kuko nta gisubizo gihari. Umuntu aba adakoma. Aba bantu ntibashobora kuvuga, ntibashobora guhaguruka, ntibashobora ndetse no kwicara. Ubwonko bukenera umwuka mwinshi wa oxygen kugira ngo bushobore gukora. Iyo umutima udahaga cyangwa se guhaga nk'uhaga umupira cyangwa se gutera amaraso, uwo mwuka wa oxygen ntubugeraho. Arasobanura ati rero ibyo byose bituma habaho kwemeza ko ubwonko butagikora cyangwa nibura ko bukora gake bukaba budakora cyane. Nyamara ubushakashatsi bw'itsinda rye bugaragaza ikintu gitandukanye. Ubwonko buba burimo gukora imbaraga nyinshi cyane. Mu bushakashatsi bwakorewe ku mbeba mu mwaka wa 2013, ubushakashatsi bwagaragaje ko habayeho gukora cyane kw'imyakura myinshi yo mu bwonko izwi nka neurotransmitter nyuma y'uko umutima w'izo nyamaswa uhagaze. Dr. Borijian ati serotonin yikubye inshuro 60 ndetse na dopamine, ni ukuvuga ikinyabutabire gituma umuntu yumva amerewe neza muri we, yikubye inshuro ziri hagati ya 40 ndetse na 60. Norepinephrine
umukaya ukaba n'ikinyabutabire gituma tuba maso cyane yikubye inshuro 100. Uyu muhanga mu rwungano rw'imyakura n'imikorere y'ubwonko avuga ko bidashoboka kubona ibigero cyangwa se ikigero biri hejuru gutyo igihe iyo nyamaswa yari nzima. Mu mwaka wa 2015 itsinda rye ryatangaje ko ubundi bushakashatsi ku bwonko bw'imbeba iyo zirimo gupfa. Arasobanura ati muri ubwo bushakashatsi bwombi ubwo muri 2013 n'ubwo muri 2015 inyamaswa zose 100% zagaragaje gukora cyane ku bwonko. Ubwonko buba burimo gukorana imbaraga nyinshi cyane, birimo gukora birenze. Imiraba ya gamma cyangwa se ondes gamma. Ibi ni mu mwaka wa 2023 aba bahanga mu muri siyanse batangaje ubushakashatsi bakoreye ku barwayi 4 bari muri koma ndetse barimo gufashwa guhumeka, bacometse ku buryo bwa gihanga buzwi nka electrodes kugira ngo imikorere y'ubwonko ishobore gusesengurwa. Aba bantu 4 barimo barapfa. Abaganga n'imiryango yabo bantu bari barateraniye ndetse mu gutekereza ko ibyabo birangiye bafashe icyemezo cyo kubareka bakigendera. Nyuma yo guhabwa uruhushya n'abo mu muryango yabo, ibyuma byongera ubuhehere bw'umwuka ventilateur byo kugarura ubuyanja reanimation byatumaga aba bantu badakomeza kugira ubuzima busagase, ahubwo byatumye bakomeza kugira ubuzima byaracomokowe. Nuko aba bashakashatsi basanga ko 2 muri abo barwayi bari bafite ubwonko bukora cyane. Ibyo bikaba bifite icyo bivuze ku mikorere yo mu bwonko. Imiraba ya gamma cyangwa se ondes gamma ni ukuvuga imiraba yo mu bwonko ya mbere yihuta cyane, nayo yagaragaye. Imibara ya gamma ikora mu bijyanye no kwibuka ndetse no gutunganya amakuru y'urusobe. Yagaragaye muri abo bantu. Bamwe mu barwayi yagaragazaga gukora cyane mu bice by'imbere lobes temporals z'impande zombi ebyiri z'ubwonko. Dr. Boris Jean avuga ko agace k'ihuriro ry'impande zabo ko hagati ahasubira iburyo bw'ubwonko kazwiho kuba ingenzi cyane mu gutuma umuntu agira impuhwe. Ati abarwayi benshi barokotse igihagarara ry'umutima ndetse habayeho kandi banyuze mu bintu aho urupfu ruba rwabaho igihe icyo ari cyo cyose, ibizwi nka experience de mort imminente cyangwa se EMI cyangwa near death experience NDE. Bavuga ko ibyo byabagize beza cyane ko bashobora kugirira impuhwe abandi. Ariko dore uko biba bimeze iyo umuntu ashobora gupfa ku kanya akari kose. Abantu bamwe babayeho mu bihe aho umuntu ashobora kuba yapfa mu kanya akari ko kose. Bavuga ko ubuzima bwabo babubonye buri hafi kubaca mu myanya y'intoki cyangwa bakibuka ibihe by'ingenzi byo muri icyo gihe. Benshi bavuga ko babonye urumuri rwinshi cyane, naho abandi bakavuga kuntu bibonye basohoka hanze y'umubiri no kubona ibibera hejuru. Ugukora cyane k'ubwonko, Dr. Boris Jean yasomanuye ku bushakashatsi bwe ushobora gusobanura impamvu abantu bamwe babayeho mu bihe birimo kubamo ibintu byinshi bikomeye aho ku muryango w'urupfu. Arasubiza ati yego, ntekereza ko ari uko bimeze. Nibura hagati ya 20% na 25% by'abarokotse ihagarara ry'umutima bavuga ko babonye urumuri rw'umweru, babonye ikintu runaka byumvikanisha ko igice kirimo amaso kiba gikora. Mu rugero rwa bamwe abarwayi 2 ahabonetse gukora cyane k'ubwonko nyuma y'uko ibyuma byongera ubuhehere bw'umwuka bihagaritswe. Uyu mushakashatsi asobanura ko ibice birimo amaso bifasha mu gutuma umuntu abona akanasobanukirwa ibyo ari kureba. Byagaragaje gukora cyane gushobora kuba gufitanye isano n'ibi bibonwa n'amaso. Dr. Boris Jean yemera ko ubushakashatsi bwe ku bantu buri ku gipimo gito cyane ndetse ko ari ngombwa ko hakorwa ubundi bushakashatsi bwiyongera kugira ngo dushobore gusobanukirwa n'ibibera mu bwonko mu gihe tuba turimo gupfa. Ariko nyuma y'imyaka irenga 10 akora ubushakashatsi bwo muri uru rwego, hari ikintu gisobanutse kuri we. Agira ati ntekereza ko aho kugira ngo bukore gake ubwonko, ahubwo cyane mu gihe umutima
uba uhagaze. None bigenda gute ubwonko iyo bumaze kubona ko butarimo kubona umwuka wa oxygen? Aragira ati turimo kugerageza kubisobanukirwa. Rero hari ibisubizo bike mu nyandiko z'ubushakashatsi ziriho, mu by'ukuri nta kintu na kimwe tubiziho. Akomoza kwisinzira ndetse agasobanura ko watanga igitekerezo cy'ubushakashatsi. Hypothèse nk'inyamaswa harimo nibura imbeba n'abantu bifitemo uburyo bw'imbere mu mubiri bwo guhangana n'ibura rya oxygen. Aragira ati kugeza uyu munsi twibagirwa ko ubwonko buba buri aho ngaho buriho bureba gusa ihagarara ry'umutima. Iyo umuntu ahagaze ubwonko buhita buhagarara kubera ko umutima nawe iyo wahagaze ubwonko ntibukora. Ibyo nuko byemerwa muri rusange. Ubwonko ntibushobora guhangana nuko ibintu bimeze ndetse bugapfa, ariko ashimangira ko tutazi neza niba ariko bigenda. Uyu muganga kandi atekereza ko ubwonko butazibukira cyangwa se butamanuka amaboko mu buryo bworoshye cyane gutyo. Nko mu yandi makuba yose ubwonko nabwo burarwana. Ati gusinzira ni rumwe mu rugero rwiza cyane ku bijyanye no kwerekana ko ubwonko bufite ubutumwa ndetse n'uburyo butuma bushobora gukomeza kubaho muri aya makuba cyangwa mu gihe cy'ibura cya oxygen. Ariko ibyo ni ibintu bikeneye cyane gukorwaho ubushakashatsi. Ariko ibindi bintu bituma byinshi byo gutahura Dr. Boridjin avuga ko ibyo we n'itsinda rye batahuye mu bushakashatsi bwabo ari igice gito cyane ndetse ko hakiri ibintu byinshi byo gukoraho ubushakashatsi. Aragira ati tekereza ko ubwonko bwifitemo uburyo bw'imbere mu mubiri dusobanukiwe twebwe nk'abantu, ariko twibwira ko dusobanukiwe tudasobanukiwe. Butuma buhangana n'igabanuka rya oxygen. Ku bigaragara tuzi ko abantu bagira ihagarara ry'umutima bahura n'ibintu bitangaje umuntu yibonera ubwe, ndetse ibyo twagezeho mu bushakashatsi bwacu bigaragaza ko ibyo bahura nabyo biterwa no kwiyongera kw'imikorere y'ubwonko. Ikibazo gihari ubu ni iki? Kuki ubwonko burimo gupfa bw'umuntu urimo gupfa buba burimo gukora cyane? Tugomba guterana kugira ngo tubisobanukirwe, tubikoreho ubushakashatsi ndetse tubitahure, kuko bitabaye ibyo twaba turi mu byago byo kuba twakwemeza imburagihe urupfu rw'abantu babarirwa mu za miliyoni, kuko gusa dusobanukiwe n'uburyo dupfamo. Kugeza uyu munsi siyansi ntabwo irabona igisubizo cyuzuye ku bibera mu bwonko bw'umuntu ari gupfa, ariko iki kintu kimwe kiragaragara: ahari amasegonda ya nyuma y'ubuzima ubwonko bwacu ntabwo buba buri guceceka, ahubwo bushobora kuba buri gukora cyane kurusha ikindi gihe cyose tuba tukiri bazima. Niba ukomeza kugenda ushaka gukurikira inkuru nk'izi zigaruka ku buzima bwacu ndetse n'ibintu tutamenye na mbere hose, wibuke kwiyandikisha ukanda subscribe kuri Sana World Official, ukande like, utange n'igitekerezo cyawe hasi muri comment. Ese ubona mu masegonda ya nyuma iyo turi gupfa biba bimeze bite? Njye nitwa Sana, mukomeze mugire ibihe byiza.